uhereye urabona abantu kwambara imyenda itanga agahenge wifata uko wifata kuko biri mu kinyabupfura wigishijwe kandi umuntu wibohoye nk'uko izina ryawe ribitangira yego ko kwibohora no kubohora abandi ndetse no kubanza kwibohora ubwawe yego nta wundi uzabikora nk'uko bivuga nitwe ubwacu tuzibohora ko nta wundi ufite umwenda wo kutubohora atari twe yego nyakubahwa segeko hari itegeko ryahindaguritse mu myifatire urabona nk'abasore numvise abasirikare twari turi ku karero n'abapolisi bavuga bati noneho afande yaremeye ko noneho nk'uko uko dushaka ariko muri turengere hari n'abo nabonye basigaye bashyiraho imisatsi bagasohoka tukabona ko basobanutse abakobwa nabo ni uko ibyo bijyanisha muri ya ngingo y'abaruta y'ikiremwamuntu ndetse no gusigasira umuco gakondo kandi y'abanyarwanda none ahubwo ko icyo muri rudari kinyuzwa imbere ni ukwigisha kuruta guhana kuko twebwe ntabwo duhana twiyandukira ahubwo twe turigisha nakwibaza yuko hari amategeko adasanzwe agenga imyambarire imyifatire imivugire y'abantu bazaba ari abakozi b'abaruda ba leta y'abaruda cyane cyane kuko aha turareba tukabona ko abarimo hano batubwira ko muri efuperi bafite ikibazo cy'uko ngo ntiwaza wambaye ikoti ryiza ngo nayo ataryambaye ngo yabona yuko ngo uri kumuzamukana ibyo ni iby'amashyari no gufurika ngufu bikaba biratangiye none twe muri ruda turavuga tuti niba imana yaraguhaye impano yo kuberwa n'umusatsi kweberwa n'imyambaro buri wese yambara ibyo ashaka arinde kwambara ibintu yikwize niba agasatsi agasokoze neza amere neza nushaka uko utendera igihe mu kiwigi nawe uzaguhagarara kuko ikintu cya mbere papa barashinga yigishije ni uko nk'uko izina rye ritangira ko yibohoye agomba kubohora n'abandi ntihagire uwuyitwaza ngo tuyagize mugenzi we kuko amubonye umusatsi mwiza gutendera ijye ririya akavuga ngo ibyo bitatu musende kunda nko kwa we kuvuga ati erega nakwishyura mbere yo kubigera ati nakumerere nabi ati anyambaranye ishati ihenze anyambaranye urukweto ruhenze ibyo bintu n'ibyo bavuze bikurura amashyari ushobora kubisobanura kugira ngo bicike umuntu wese yishimira uko ari uko imana yamuremye ibyo usibye ku mwanya n'uwawe utegeko ishari n'ishano mu gihugu ubwicanyi no kubohoza iby'abandi kubohoza erega kuracyakomeje kubera bo bibohoye baboha abandi baracyana babohoza ibyabo byose babibatotoraho urumva ntabwo abantu bagira imyambarire myiza batagira munsi y'urugo batariye badafite akazi ari abashomeri ni cya gihe iba ari sakirirego bagufata bakakujyana kwa kabubwiwawa ngo wambaye nabi usa nabi ngo urabasebya ngo abashyitsi b'amahanga abanyamahanga baje mu Rwanda ngo abanyarwanda bagorwe babafate bose bajye kubahisha kwa kabubwiwawa no mu magereza atandukanye pandagari kaba pandagari bakuye muri Kenya kuko uwo muco niho uba bakawuzana mu banyarwanda bakabayora bakabafunga babarenganya n'ikimenyimenyi ntibabajyane mu nkiko ngo babarege ibyo babarega barangiza bafunga bamaze kuruha nka King Louis XVI wo mu Bufaransa akabarekura cyangwa bakagwayo bakabajugunya mu byobo ubwo munezero wabo nuko niyo politike yabo ihwayawaya abantu se barya neza bakwambara neza bate nta n'umuco w'igihugu wubahirizwa abakuru batagira ijambo batagira ijabo mu ijambo ngo ribaha ijabo ibintu nk'ibyo ngo ijabo ngo ribaha ijambo ibintu nk'ibyo babuzabuza iyo zo politike ziwayawaya z'uburyarya kandi n'abandi uburyamirizi babushoboye ntabwo zizakora zicyuye igihe barasebye ni bibi cyane ni ibidega ni ukuvuga abaturage baragowe kanongere nakira uyu usubire mu munota umwe
yego yego inama yitiriwe kanso y'abantu irimo yarangiye. turabakiriye inama irahumuje neza uziye ku gihe